njye ndakwiyamye mu buzima bwanjye, imbwa nkawe njyewe naho ziri hose zijye zintinya, mbo sinagukunda sinteze kugukunda nubwo naba napfuye, nkeka ko umuzimu wanjye utagukunda, ndakwiyamye rero ubimenye unshingukeho, uzajye gusarira ahandi, ntuzansareho, ndakwiyamye rero. wabonye ubwiza bwanjye uravuga ati umukobwa ahantu aturuka afite amafaranga, uhita uvuga ati buriya niwe bafite amafaranga ashaka imitungo y'iwacu, we gicucu ntayo wabona, mva n'uwarya imbwa yarya inzungu, ikigoryi gusa, mva babikubwire n'uri bwagutanga kuyibona iyi nkuru, ubanze akumenyeshe neza ko nawe wacu wapfuye ute. Ni ukuri rwose nimumbabarire n'ibintu byose yagiye amvugaho ntabwo ariko ngiye nteye, yanyambitse isura mbi mu bantu mwese mwagiye mubibona, mumfata nuko mutari no mu makomenti ngiye nagiye mbikurikirana byose, iyo mbona abantuka bambwira ati se gutya na gutya bamvuga nabi, ariko mbasabye imbabazi kubera ibyabaye byose, nyine ni we wabiteye, ari nuko ibintu byose yavuze ku iwacu ntabwo ari byo. Aherutse no kuntungura kuri kamera, mu buzima bwanjye nanga umuntu nsebye, buri ntabwo ndi umwana mubi n'abantu banzi barabizi, ariko ubu ngubu mba ngomba kumubwiza ukuri, nkamuha ukuri kose, ntambesire ibyanwa bibi gusa, hari ubwo yireba. Rero power urabizi naho uri hose, iki kiganiro urakibona uranacyumva, njye ndakwiyamye mu buzima bwanjye, imbwa nkawe njyewe naho ziri hose zijye zintinya, mbo sinagukunda sinteze kugukunda nubwo naba napfuye, nkeka ko umuzimu wanjye utagukunda. Twongeye kubasuhuza mwese mwagiye mukurikirana inkuru bamvugaho, bamvuga nabi, bambeshyera, ariko uyu munsi ndahibereye ngo mbahe inkuru ya nyayo, inkuru itokoye, apana ibintu bagiye bamvuga ntahari nkaho napfuye, ariko ubu ndahari nta muntu wongera kumbeshyera. Ubu rero nje kuvugisha ukuri, nje kumubwiza ukuri naho ari hose abyumve, ntabwo ubu ngubu ngiye kubivuga nihishe, ngiye kubivugira imbere yanyu n'imbere ya kamera, bose babibone babyumve nawe abyumve. Murabizi neza ko mwagiye mukurikira inkuru nyinshi zimvugwaho, umuhungu avuga ngo twarakundanye, nanga kumubwira iwacu ngo ndamubeshya, ibintu byinshi nyine mwagiye mubyumva mubikurikira, ariko njyewe uriya muhungu nimba twaranakundanye, njyewe abwiwe n'iki se ubundi ko mukunda? Ni ngombwa ngo ibyo aze kubibwirira? Ese kuki ngiye ataje kubimbwira ahubwo akaza kunteza abantu? Njye rero ukuri guhari nuko ibintu byose yavuze ku iwacu ntabwo ari byo. Aherutse no kuntungura kuri kamera, nanga kumusebya, nyine ibintu aramfatirana, nyine asa nkaho ambwira ibintu, ariko nyine nyine nk'ubafatiranye sinamenye ibyo ari byo. Ariko guys, noneho nje kuvuga ukuri kwa nyawo, njyewe uriya muhungu twarakundanye, yego ndabyemera, ariko ibintu byose yagiye amvuga ntabwo ari byo guys, kuko mu rugo iwacu nk'uko yabivuze ngo hasa nabi biki, mu rugo iwacu hasa neza. Impamvu ngiye nanze kumubwira iwacu ko hameze, simukunda, icyo ni icya mbere. Kandi guys, namwe murabizi, abakobwa nkatwe murabizi neza ko ntabwo wapfa kubwira umuntu iwanyu uko hameze utaramenya uwo ari we, ntumuzi, mwahuye i Kigali gutyo mugenda, ngo uhite upfa kumubwira iwanyu. Rero nuko byagenze, afite umuntu ngo ajye kumwereka mu rugo, ariko amwereka aho atariho, kuko nawe ntabwo yari ahazi, nyine ko yari yamwemereye amafaranga. Rero urumva nk'umuntu uwo ari we wese, nanjye hagize umuntu aza akambwira ngo unyereke kwa runaka ndaguha aya ngaya, nshobora kugenda nkanakubeshya. Rero ni muri ubwo buryo baragiye baramubeshya, bamwereka ahantu hatariho, baransebya, birambabaza ku buryo njyewe byambabaje cyane. Nibwo nafashe umwanzuro wo kuza gukora ikiganiro njyewe ubwanjye njyenyine, kugira ngo umuhe ukuri kuzuye yuko nta n'umuhungu uza kugusebya se kureba kuri kamera aba ari umuhungu nyabaki. Njyewe muhaye ukuri kose, nta nubwo mukunda sinanakwigira mukunda. Ubundi se umuhungu mubi nkuriya njye ibaza ndeba ngiye ukuntu nzi umuhungu nkuriya nkajya kumwereka mama wanjye, ibaza ariko se ubu mama yabyakira ate, yabibona gute? Ntabwo ibyo bintu bibaho rwose. Njyewe abantu babi rero baranirata, bariyemera. Ubu yarababwira ati umuntu wanyenze, mwibazaga asa gute guys? Ni njyewe ubwanjye, ntabwo uriya muhungu namukunda, ko ari ukumufera nyine byindi byinaha duhura n'umuntu, ariko we nyine yishyiramo ko ari ibyanya. Njye se namujyana iwacu, mujyana iwacu mu buhe buryo?
njyewe ntabwo namujyana iwacu kuko njyewe nta gahunda nari mfitanye nawe. Urumva umuntu njyewe mfitanye gahunda nanamukunda nshobora kumujyana iwacu nkamwereka mu rugo, ariko mu rugo iwacu uko yabivuze yaransebeje, aransebye bihagije. Ariko nanjye mubwiza ukuri, ndabizi ko iki kiganiro ari bwakirebe, njyewe ntago mukunda, sinzigera nanamukunda, ntazongera kuza babeshya. Nta nubwo njyewe nubwo yabivuze ngo dukundanye imyaka ingahe, njyewe yaje anturaho ikiganiro sinamenya ibyo ari byo, nanga kumusebya nyine kuko twari duhuye gutyo gusa. Ariko ukuri nyine ni uko nguko, ndagira ngo mbabwize ukuri, nta byo kuvuga ngo ibiki n'ibiki nkaza mbeshyera. Mana yanjye byarambabaje mbonye kiriya kiganiro. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko mu rugo iwacu ni ahantu heza, hameze neza, kuko nta mungu se yanahakandagira, ahubwo reka nanamuhagirije iwacu sinzi ukuntu banabivuga, ntabwo bamwemera. Icyo nicyo nzi, kandi nanjye ubwanjye ntabwo umutima wanjye nawe wamukunda. Ase niba mwaramubonye neza muramuzi, reba ukuntu nsa, ukuntu meze njyewe ubwanjye, njyewe uriya muhungu urumva namukunda? Hari igihe umuntu aganiriza umuntu mukavugana, wenda uzi ngo ni umuntu muri kuganira just, ariko we yahise abifata nk'aho ari seriye. Yambaza iwacu avuga ati ba witonze igihe ntabwo kiragera, ariko we se ajya kuvuga ngo naramubeshye. Njye ntabwo nigize mubeshye, icyo ni icya mbere. Nta nubwo njyewe nigize mwereka yuko njyewe ndi mu rukundo nawe, byari ibintu biri aho ngaho. Ahubwo we yahise afatirana ibintu abifata uko bitari, arangije ngo atangira no kuneka, ashyiraho amafaranga ngo abantu ngo bamwereke mu rugo iwacu. Rero baragiye nyine bamwereka hatariho, n'umuntu wagiye kuhamwereka nta nubwo mu rugo iwacu ahazi. Ariko nimuntu abishaka njyewe nanabajyana no mu rugo ukuntu hameze. Ewana ibintu byose yavuze bitandukanye n'uko mu rugo iwacu hameze. Rero ndagira ngo mbamenyeshe yuko ntabwo mukunda, nta nubwo umuhungu ngiye usa kuriya namukunda, nta nubwo nanamwiteza, reka. Ubwo rero abantu bose bari bwakurikire iyi nkuru n'abari bwayibone atarayibona, mu musharinga abantu bafite nimero ziwe, mu musharinge byose abibone, kuko njye ndashaka amenye uku kuri, ntazongere kumvuga nabi, kuko njye ntabwo nkunda umuntu unkora mu mutwe. Ni ukuri rwose, nimumbabarire n'ibintu byose yagiye amvugaho ntabwo ariko njye nteye. Yanyambitse isura mbi mu bantu, mwese mwagiye mubibona, mumfata nuko mutari no mu makomenti njyewe nagiye mbikurikirana byose. Iyo mbona abantuka bambwira ati se gutya na gutya, bamvuga nabi, ariko mbasabye imbabazi kubera ibyabaye byose. Nyine ni we wabiteye, yabifashe uko bitari. Rero Paul, mbanze nanakwihanangiriza, ndabizi ko iki kiganiro bwakibone. Wambesire urebe ukuntu usa, urebe ubwiza bwanjye. Rero wabonye ubwiza bwanjye uravuga ati umukobwa ahantu aturuka afite amafaranga, uhita uvuga ati buriya niwe bafite amafaranga ashaka imitungo y'iwacu. Shewe gicucuwe ntayo wabona, umva n'uwarya imbwa yarya inzungu, ikigoryi gusa. Umva babikubwire n'uri bwagutanga kuyibona iyi nkuru, ubanze akumenyeshe neza ko nawe wacu wapfuye ute. Ubwo rero wumvise baranagushutse abantu bose bakubwira ngo uriya mukobwa aho wanyuraga ubwo turi kumwe baravuga ati uriya mukobwa wamukuye nawe ukumva uriyemeye wishyizeho. Njye ntabwo nakukunda mani, ntabwo nagukunda habe na gato. Ikindi kandi nta nubwo nteze no kugukunda. Ibaze nkutungukanye mu muryango w'iwacu wana, mana yanjye sha nta muntu iwacu bahita banavuga ati noneho warwaye ibiki, wasaze cyangwa. Rero kiriya gicucu aho kiri hose cyagiye kinsebya, ariko nta nubwo ndi umwana mubi nawe aranabizi. Ariko ubu ngubu nyine yanyeretse uruhande rwe rubi, reka nanjye nyine mwereke uruhande rwanjye rubi. Nyine ndabimubwiye abimenye ko nta naho nteze no guhurira nawe, ahubwo ashinguka ntazongera no kumva. N'ikindi gihe niyongera kumva yamvuze nkabibona mu kiganiro yamvuze, ngenda mwiyamye ntazongera no kumenyera n'ikindi gihe. Umva naho nzajya nca abimenye, ninca muri uyu muhanda ajya areba mu wundi muhanda acamo, ntazongere guhura nanjye kuko tunahuye amaso ku maso. Ubu ngubu impamvu ngiye naje kubibabwira kuri kamera ni uko namubuze, kuko nzi ko hano ari bwabibone byihuse.
azi ibintu yagiye ambwira, agiye amvuga kuri kamera, amvuga abantu bose barabibonye, akumva yuko nyine ntaho nyine ubundi kuki ataje ngo abinyibwirire, ahubwo we akaza nsebya agira gute. Njyewe rero mu buzima bwanjye nanga umuntu nsebya, nanga umuntu nsebya, buri ntabwo ndi umwana mubi n'abantu banzi barabizi, ariko ubu ngubu mba ngomba kumubwiza ukuri, nkamuha ukuri kose, ntambesire ibyanwa bibi gusa, hari ubwo yireba hasi kuki abantu batajya bireba. Rero ubu ngubu ndisegura ku muryango wanjye, ndisegura ku bavandimwe banjye, famiye yanjye, ubu bashobora kuba barabibonye bakababara, bamwe baranampamagaye bambwira ati se ibintu ugenda ukora ni ibiki, si uko wadusebeje gutya na gutya, mumbabarire ndabinginze, ni umuhungu wabiteye, ngo nabaye nkaho tuvugana kandi njye sinigeze nkundana nawe. Namwe mwaranabonye ndabizi mwanabyibajijeho, mwabyibajijeho cyane bati se warasaze, ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo ndabizi ko mwabyibajije, ariko mbasabye imbabazi, mbasaba imbabazi ku maso ya kamera, abantu bose barabibona ko nsabye imbabazi, ariko nawe ndamwihanangije n'ikindi gihe ntazongere kumvuga nabi. Ubwo rero ndumva ngiye naranababaye cyane, abantu nyine bigira munsi ya mumbabarire cyane, ndumva narababaye cyane ko nabonye kiriya kiganiro agenda karanyica, gusebya mu rugo iwacu, narababaye cyane, ariko agahinda gusa, ariko nyine ntacyo, wenda mbabwiye ukuri, muraza kubikurikirana mubirebe, mumenye ukuri kwa nyako, ntabwo ngiye kiriya gihe ngo gisa kuriya nshobora gukukwa. Yaratinyutse rero araza aranavuga ngo narabyaye, none mani kubyara ni icyaha? Uzi abantu bababuze, ariko mbambabarire n'abababuze, Imana nayo izabaha abana, mwihangane munyihanganire, ntabwo ndi kubavuga nabi cyane mbasebye, ariko ndagira ngo mwemeze mubwire ukuri ko umwana ari agaciro, no kuba naramubonye, hari abantu bababuze benshi cyane. Rero kuza avuga ngo narabyaye, kubyara se ni icyaha? Ntabwo ari ikosa, ni umugisha w'Imana, Imana iba yaguhaye. Rero ntabwo yaza nsebya kuriya ngo mbyihanganire, kubyaraho ntabwo ibyo ngibyo ari ikibazo. Njyewe icyo namumenyeshaga ni uko ntamukunda, nteze no kumukunda, azajya gusarira ahandi rwose, njyewe ntazansare, ahubwo buriya si n'umusazi ntiyasaze, njyewe mba mbona nyiranasaze atari muzima, ahubwo ni igisazi. Ubundi njyewe ntabwo abantu nka bariya njya mvugana nabo, njyewe ubundi narizi ko amagambo nk'ariya agira abagore, niko njya numva nyine bavuga, ariko usibye ko n'abagore nta n'amagambo tugira menshi, ahubwo njyewe abahungu b'iki gihe basigaye banshanga, nibo basigaye bagira amagambo yabaruse menshi. Njyewe nari nzi ko rero nta muhungu ugira amagambo nk'ariya ngo azasebye umuntu, noneho yarangiza akanansebya, ni nk'aho ari ku isi, kuko wenda cya kiganiro abantu bose bashobora kuba barakibonye. Ubu umuntu wese utanzi yaravuze si umukobwa, barandutse ndabizi, byarambabaje, numva agahinda karanyishe, ariko nyine ukuri ni uko nguko, mumbabarire n'abamvuze nabi, ntabwo nigize nyine wenda mbirakanamo, kuko wenda mwebwe mwarebye uruhande rwiwe, ntabwo nyine mwari kumva uruhande rwanjye, niyo mpamvu nari nje kubabwira uruhande rwanjye. Ubwo rero mumbabarire, rero mumbabarire, abakobwa murabizi ko tunyura mu bintu byinshi nyine bitandukanye, n'iwacu nta mutima mubi bagira, ko badutoje umutima mwiza. Rero ni abantu basenga, nanjye nakuriye mu idini, ni ukuri mumbabarire, ndi umuntu w'umukristo, ndasenga, nta mutima mubi rwose, ariko ndamubwije ukuri n'Imana imbabarire rwose, ariko uku kuri kwari gukenewe. Rero mwese mubirebe, mukore share na subscribe, musharinge inshuti zanyu zose, abantu bose babashije kubona iki kiganiro mubasharinge, babone n'uku kuri, ntazagire n'untera ibuye wenda anyuze ahantu akambona akavuga ati uyu mukobwa ni umuntu mubi, bakantera ibuye. Ni ukuri mumbabarire, nsabye imbabazi.